Zaburi ya 51. Isengesho ry'umunyabyaha usaba imbabazi. Nyagasani Mukiza wacu, utubabarire. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mbe ari cyo nkora. None rero nubintonganyiriza ntuzawundenganya, n'urubanza uzancira ntirugira amakemwa. Dore jyeweho navutse ndi umunyabyaha, kandi mama yansamanye igicumuro. Naho wowe ukunda umuntu utaryarya, maze ubushishozi ukabunyigishiriza mu mutima wanjye. Ntera icyuhagiro, nkire ubwandu bwose, unyuhagire, maze nererane kurusha amasimbi. Ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufa wajanjaguye ahimbarwe. Renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimpanagureho. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye, maze umvuguriremo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa ngo unkuremo umwuka wawe uzira inenge. Ahubwo mpakwishimira ko nakijijwe, kandi unkomezemo umutima wuje ineza. Abagome nzabatoza inzira yawe, n'abanyabyaha bakugarukire. Mana yanjye, Mana ikiza, nkura mu nzigo ndimo, maze ururimi rwanjye ruzamamaza ubutungane bwawe. Nyagasani, bumbura umunwa wanjye, maze akanwa kanjye gatangaza ibyishimo byawe. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Ku mpuhwe zawe girira neza Siyoni, maze wubake bundi bushya inkike za Yeruzalemu. Nibwo rero uzashima ibitambo byategetswe, ibitwikwa hamwe n'ibiturwa burundu, maze bazaturire ibimasa ku rutambiro rwawe. Uhoraho gira impuhwe zawe umbabarire, kubera impuhwe zawe zitabarika. Kiza ubwangizi bwanjye. Nyagasani Mukiza wacu, utubabarire.